ibiguri mu gahanga naho bazubaga naho bazugeba ntabwo twari tumaze. Ubuzima ni impano y'agaciro kenshi cyane Yehova yaduhaye. Yehova yifuza ko tuyitaho cyane kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza. Cyakora turi mu bihe biruhije kandi bigoye kwihanganira. Ntabwo dufite ubudahangarwa bwo kutagerwaho n'uburwayi cyangwa se ibindi bibazo byose bigera ku bantu. Ubwo rero twagombye kuba tuzi neza ukuntu twakwitwara igihe tugiye kwa muganga. Mu gihe tugiye gufata imyanzuro ijyanye n'ubuzima bwacu, byaba byiza tuyifashe hakiri kare. Hari ibintu bitatu bishobora kudufasha: ikarita ya Ntimuntere Amaraso cyangwa udukarita tugenewe abana, izindi nyandiko zivuga iby'ubuvuzi, na komite ishinzwe guhuza abarwayi n'abaganga. Nubwo nkiri muto kandi nkaba mfite ubuzima bwiza, nzi ko isaha n'isaha nshobora gukora impanuka. Iyo twujuje hakiri kare ikarita ya Ntimuntere Amaraso, tuba twiteguye kuzavurwa nk'uko tubyifuza mu gihe tuzaba twagiye kwa muganga. Hashize igihe gito nkoze impanuka ndi ku igare maze mvunika igufwa ry'urutugu. Komite ishinzwe guhuza abarwayi n'abaganga yambwiye ko ibitaro nari nahisemo bikorana neza n'abahamya kandi ko umwanzuro nafashe bitewe n'umutimanama wanjye uzubahirizwa. Ibyo bintu byaramfashije kandi birampumuriza muri ibyo bihe bitari byoroshye. Buri gihe siko umuntu ajya kwa muganga mu buryo butunguranye. Hari igihe dushyiraho gahunda yo kuzajya kwa muganga cyangwa bakaduha gahunda izwi yo kwivuza, urugero nk'igihe turwaye kanseri. Hari n'igihe umuntu ajya yatwite cyangwa agiye kubyara. Hari fomu ya S407 iriho amakuru agenewe abarwayi bakeneye kubagwa cyangwa abafata imiti ya kanseri. Iyo fomu ya S407 idufasha kumenya abaganga badufasha dukurikije uburwayi dufite. Ibiri muri fomu ya S407 byamfashije kumenya ibibazo nabaza muganga mbere yo kubagwa. Nanone byamfashije kumva niteguye kubagwa kandi nizeye ko ibyifuzo byanjye byari kuzubahirizwa mu gihe bari kuba bamvura. Fomu S401 ni fomu iriho amakuru y'ingenzi agenewe bashiki bacu batwite, cyane cyane abagiye kubyara ku nshuro ya mbere. Iyo bayisomye bitonze bamenya uburyo bwiza bwo kwivuza mu gihe batwite, bigatuma bitegura hakiri kare kandi bikazatuma bavurwa neza. Mu muco wacu, iyo umuntu atwite, abantu babona ko ari ikintu umuntu aba agomba kugira ibanga, kuko baba batekereza ko kubibwira abandi bishobora gutuma hari ikintu kibi kiba ku mubyeyi cyangwa ku mwana atwite. Kubyara birashimisha cyane, ni umugisha uturuka kuri Yehova. Ariko nubwo bimeze bityo, hari ibibazo bishobora kuvuka muri icyo gihe umuntu aba atiteze. Igihe namenyaga ko ntwite, nagize ubwoba kandi ndahangayika kubera ko bwari ubwa mbere ntwite. Ntabwo nari nzi bizambaho cyangwa bizaba ku mwana wanjye. Fomu ya S401 yatumye menya ko nshobora kuvugisha komite ishinzwe guhuza abarwayi n'abaganga kandi nayo ikagira icyo ikora kugira ngo imfashe. Abo bavandimwe bagize iyo komite bamfashije kubona muganga. Ababwiriza bagombye kuvugisha komite ishinzwe guhuza abarwayi n'abaganga no mu gihe hatavutse ikibazo cy'amaraso, kuko abagize iyo komite baba bashobora kubafasha kubona abaganga bizewe babavura bakurikije uko babyifuza. Nta na rimwe wagombye gutinya kuvugisha komite ishinzwe guhuza abarwayi n'abaganga. Abagize iyo komite bishimira gufasha abavandimwe igihe cyose bakeneye ubufasha. Twiteguye gufasha. Yehova yaradutoje ngo dukore uyu murimo kandi tuwukore neza. Abagize komite ishinzwe guhuza abarwayi n'abaganga ntidufatira abavandimwe n'abashiki bacu imyanzuro. Mu birebana no kwivuza hakurikizwa ihame riri mu Bagalatiya igice cya 6:5 rivuga ko buri wese azikorera umutwaro we. Ariko Yehova aradufasha akoresheje komite ishinzwe guhuza abarwayi n'abaganga, bityo tukabasha kwikorera uwo mutwaro. Abavandimwe bashinzwe guhuza abarwayi n'abaganga nabo kwiringirwa rwose.
batwitaho babigiranye urukundo mu gihe turwaye, kandi iyo tubabwiye ibirebana n'uburwayi bwacu batubikira ibanga. abavandimwe na bashiki bacu bagiye bahura n'ibibazo bikomeye byagize ingaruka ku buzima bwabo kandi byashoboraga kubaca intege. Icyakora bagiye bakurikiza ubuyobozi buturuka kuri Yehova, bituma bitegura hakiri kare kandi bafata imyanzuro myiza yagiye ibafasha mu gihe babaga bagiye kwivuza. Nanone ikintu cyabafashije muri ibyo bibazo ni uko bakurikije ubuyobozi buturuka kuri Yehova babikuye ku mutima. Bujuje neza ikarita ya Ntimuntere Amaraso cyangwa udukarita tugenewe abana, basoma neza inyandiko zivuga iby'ubuvuzi, kandi bakorana neza na komite zishinzwe guhuza abarwayi n'abaganga. Kuba bari biteguye neza batyo, byabafashije gufata imyanzuro yashimishije Yehova mu gihe bivuzaga. Ese jenoside yaba yaratumye abavandimwe na bashiki bacu bareka kugira ishyaka mu murimo wo kubwiriza? Ngo bagabanye ishyaka? Oya rwose muvandi. Iyo Yehova akweretse urukundo nk'urwo, wumva umeze nka Yeremiya, ntushobora guceceka. Sinzi uko nabisobanura, ariko uko Satani agerageza kugutera ubwoba, niko Yehova aguha ubutwari, ukumva ari nk'aho umuriro ukugurumanamo, bigatuma ubwiriza abandi. Ibyo ni byiza. None se iryo shyaka mwagize ryageze kuki? Muri 1994 mu Rwanda twari ababwiriza 2500, ariko ubu turenga ababwiriza 33,000. Kandi urebye raporo iherutse gusohoka, ku isi hose twagize ukwiyongera kwa 2%, kandi rwose ni kwinshi. Gusa igitangaje mu myaka 5 ishize, u Rwanda rwagize ukwiyongera kurenga 8%. Ababwiriza bo mu Rwanda barishimye kandi bahugiye mu murimo. U Rwanda ntirwitwa igihugu cy'imisozi igihumbi gusa, ahubwo runitwa igihugu cy'inseko igihumbi. Turabyibonera muri guseka. Ndabashimiye muvandimwe nawe mushiki wacu mwite neza, kubera ukuntu mwaduteye inkunga kandi mukadukomeza. Dusaba Yehova ko yakomeza kubaha imigisha mwe n'abavandimwe na bashiki bacu bo mu Rwanda. Murakoze.